nashoye mu kigega iterambere fandi. Iterambere fandi ni ikigega cy'ubwizigamire nasanze cyunguka neza cyane. Nitwa Augustin, ndi umukozi wa leta, akaba nkorera muri Minisiteri y'Abakozi n'Umurimo. Kirenze aho niko ndi n'umwarimu muri kaminuza. Ikigega iterambere fandi, Rwanda National Investment Trust, bimenye vuba aho nasanze gifite avantage nyinshi cyane cyane ku nyungu ishimishije, ndetse naho nyuma yaho ubasha kuba waba ufite ownership. Nitwa Dani Kabayija, ndi umunyeshuri nizigamye mu kigo iterambere fund muri Rwanda National Investment Trust. Turashishikariza abanyeshuri, abiga kuri kaminuza, abiga kuri secondaire, babashe kwiga umuco wo kwizigamira babinyujije mu kigega iterambere fund, aho batanga inyungu ishimishije, aho igihe cyari cyo cyose ushobora kujyayo ukabona amafaranga yawe ariko hariho n'inyungu ishimishije. Nashishikariza abacuruzi bose n'abanyarwanda bose kwizigamira kuko nabonye cyunguka neza kandi cyatuma umuntu wese yashobora kwiteza imbere. Bashishikariza abakozi ba leta cyane cyane bano bahabwa umushahara wa buri kwezi gushoramo imari, kandi ko si nibyo gusa bagomba no kuba babasha kuzigamira abana babo. Si ibyo gusa kandi kino kigega gifasha buri muntu wese ufite ubushobozi buto cyangwa bukeya. N'ufite 2,000 abasha gushoramo imari ndetse akabasha kunguka, cyane yuko inyungu y'iki kigega ishimishije cyane. Bashishikariza rero mwese namwe Abanyarwanda gushora imari muri iki kigega ko mutazicuza. Rero urubyiruko muri rusange narushishikariza kwiteza imbere mu buryo bwo kwizigama nk'uko nanjye nabikoze ku giti cyanjye.